nshuti nziza ni Yesu ntawuhwanye nawe mw'isi ndetse no mw'ijuru ntawakwigereranya nawe. Iyo nshuti yanjye ihebuje ni Yesu n'umutabazi wanjye, ni igitare cyanjye kinkingira, nzahora mwisunga. Iyo nduhijwe aranduhura, n'umubyeyi nirata. Inshuti za hano mw'isi none ubu nari nziza, ejo ugasanga zahindutse, ariko dufite umukunzi mwiza ni Yesu. Iyo nshuti yanjye ihebuje ni Yesu n'umutabazi wanjye, ni igitare cyanjye kinkingira, nzahora mwisunga. Iyo nduhijwe aranduhura, n'umubyeyi nirata. Umukunzi wanjye nkunda cyane, reka nkuririmbe mvuga ibitangaza byawe, kuko ari byinshi. Kwizerwa n'amahanga yose. Iyo nshuti yanjye ihebuje ni Yesu n'umutabazi wanjye, ni igitare cyanjye kinkingira, nzahora mwisunga. Iyo nduhijwe aranduhura, n'umubyeyi nirata. Iyo nshuti yanjye